wigeze wumvaho ijambo bita inkotanyi? Wigeze wumvaho igisirikare cy'inkotanyi? Cyangwa se wigeze wumvaho urugamba rw'inkotanyi? Niba wumvise iryo jambo se, niba warumvise iryo jambo se cyangwa se ayo magambo mu matwi yawe se, wigeze wumvaho ingabo z'Abafaransa ko batazibagirwa inkotanyi ahahoze ari komine Maraba? Nitwa Eric Nshimiyimana. Niwumva mvuze inkotanyi, akenshi usanga umunyarwanda avuga ati inkotanyi cyane, cyangwa se undi akavuga ati inkotanyi hejuru. Nuko undi yavuze ati inkotanyi turacyahari kandi turacyakora. Impamvu bose babivuze nuko bazi akamaro k'inkotanyi, cyangwa se aho wabivuze mu mateka ati nuko ngewe nzi impamvu icy'inkotanyi zangejejeho. Icyo gihe kandi numara kubyumva n'ahandi uzahita ukomanga ku mateka y'u Rwanda ndetse n'igihango kiri hagati y'inkotanyi ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Niwumva kandi ibyo byose uzibuke ko inkotanyi arizo zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 n'abana b'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Uti byagenze gute? Hari imvugo yize kuvuga ngo ingabo z'Abafaransa mu Rwanda ntabwo bazizibagirwa inkotanyi ahahoze ari muri komine Maraba. Reka nkugise ayo mateka uyumve, wumve impamvu nuko byagenze. Wowe nucika iki kiganiro uzaba uhombye. Nitwa Eric Nshimiyimana no muri kumva. Naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino myidagaduro n'ahandi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeze kuri subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi kandi umunota ku munota. Nibikunda kandi ukore subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho umunsi ku munsi. Ibyaranze isi, amateka y'isi, ibicukumbuye byose tuzabiguha kandi ubyumve ubimenye. Nubimenya kandi uzabisangize abandi. Kandi mpaye ikaze abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi, Gonzi, Cibitoke, Bujumbura, Kayanza, namwe mwese murahari mbaye ikaze. Abari kandi Central Africa, abari Sudani, abari Uganda, abari mu Rwanda, mu ntara enye zigize u Rwanda n'uturere tugize kuri 30. Urwo mwese ndabasuhuje. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Goma, mwese mbahaye ikaze. Uganda, Kabare, Kampala, Maziba, amahoro muryamugumire. Ndacyari Eric Nshimiyimana. Niba hari ikintu cyavuzweho cyane mu mateka y'urugamba rw'ingabo za FPR inkotanyi, nukumenya gutegeka umwanzi cyangwa se gutega umwanzi imitego cyangwa se ambushi, gutera ibitero shuma cyangwa se sporadic attacks, gutera hagamijwe kubohora abagizwe cyangwa se abagizwe imbohe, raids ndetse n'ibindi. Ni ibintu kandi bivugwa ko n'abantu batandukanye, gusa bigoye kubona inyandiko zibivugaho, nubwo kandi bidasiba kuvugwa mu biganiro hagati y'abantu batandukanye. Nugera ku basaza uzasanga bayivuga, nugera mu babyeyi nabo uzasanga bayivuga. N'urubyiruko aka kanya ka none iyo rwumvisha amateka ya FPR inkotanyi, rwumva ukuri kuko rureba ibikorwa by'i FPR inkotanyi zakoze. Nawe numva kandi uzahita wumva FPR inkotanyi mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Dusubiye inyuma ho gato, kera ku bukoroni bw'ibihugu bya Afurika wasangaga igihugu runaka kiyobowe cyangwa se gikorerezwa n'ikintu runaka cyo ku mugabane w'Uburayi, abazungu. Wasangaga nk'u Rwanda rukonezwa n'Abafaransa ndetse n'Ababiligi, cyangwa se Kongo ugasanga bikorezwa n'Abafaransa n'Ababiligi, Uganda ugasanga bikorezwa n'Abongereza ndetse n'ahandi hatandukanye. Nta gihugu kitakorejwe muri Afurika usibye ikivugwa na Ethiopia, ariko nabwo byagiye bihagira umunsi ku munsi gahoro gahoro. Ayo n'amateka agiye abaho. Icyo gihe iyo wasangaga igihugu runaka kigukoroniza cyangwa se gisa na kikuyoboye, nuko wagombaga gukora ibiri munsi y'amategeko yabo. Icyo gihe kandi iyo utagenderaga ku mategeko yabo nta kindi cyabaga usibye guhanwa kandi by'intangarugero, gukubitwa ibiboko. Urabyibuka ku ngoma ya cyami wasangaga niba hari abami runaka bariho wavuga ko ukoze ikosa, kwari gukubitwa ibiboko cyangwa se gukubitwa ikiboko kandi ukababazwa umubiri. Icyo gihe kandi iyo byabaga umukoroni yabagaje, icyo gihe nuko uwabaga uri umukoroni yazaga akayobora igihugu runaka, ndetse kandi amatwara n'ibikorwa byabo byose byabaga ari iby'ubukoroni, weho ugatuza ugaceceka. Niba baje mu Rwanda ubwo igihugu ni icyabo, niba bavuze ngo agace ni akacu
ubwo wavagamo ukagenda. Icyo gihe kandi muri ubwo bukoroni abaturage babagaho ari abacakara, bamwe bakagurishwa, abandi bakicwa, abandi bakavanwa mu byabo. Ni amateka yagiye aranga isi muri rusange, ariko akibanda ku mugabane wa Afurika. Urabyibuka icyo bita African trade cyangwa se ubucuruzi bwo muri Afurika. Wasangaga ubucuruzi akenshi bwibanda ku bucuruzi bw'abantu, bakavana abacakara muri Afurika bakabatwara mu Burayi kujya guhinga ibisheke, ikawa ndetse n'ibindi. Urabyibuka ubucuruzi bwitaga long distance trade, urabyibuka kandi triangular trade. Ayo ni amasoko amwe n'amwe yagiye aranga ubukoroni bwo hambere, ariko sinje kuvuga ubukoroni, ahubwo ngenje kuvuga inkotanyi. Ni gake kandi uburyo bw'imirwanire abenshi bita iya kinyeshyamba butagize icyo bugeraho ku ruhande rw'inkotanyi, kuko akenshi habonekaga intsinzi yatumaga bitera umurava ingabo no gukomeza gufata no kwagura ibice by'imirwano, ari nako byacaga intege abo babaga bahamagaye ku rugamba. Icyo gihe ubusanzwe amakuru y'urugamba hirya no hino si amakuru akunda gushyirwa ku mugaragaro, kuko hari agirwa amabanga akomeye hamwe kandi utapfa no kuyasohora uko wishakiye mu gihe bitari ngombwa, kuko hari igihe yagira ingaruka mbi mu buzima bwawe niba waba uri umunyamakuru cyangwa se uri umuyobozi runaka. Nta na kamwe kandi hajya humvikana ku rugamba umutwe uyu n'uyu uvugisha ukuri umubare wabo bakatiye cyangwa se wabo batakaje cyangwa se abo bakomeretse muri iryo jwi cyangwa se muri urwo rugamba, cyangwa se abafashwe miri n'umwanzi cyangwa se haduyi, kuko byaba ari igisebo cyaca intege abandi basirikare bari ku rugamba. Hari amakuru yagiye avugwa ko hari bamwe mu basirikare b'Abafaransa batawe bunyago cyangwa se bafashwe bunyago bakaza kurekurwa ari uko habaye imishyikirano cyangwa se ibiganiro byatumye habaho ihererezo cyangwa se iherezo rya operation turquoise mu mwaka wa 2006 n'ejo bundi, igihe u Rwanda rwari rumaze gucana umubano ushingiye kuri diplomasi n'Ubufaransa. Umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo yabaye nk'ukomoza kuri uko gucokorana cyangwa se guteranamwo mu mitwe kwabayeho, ariko ntiyerura agaragaza ibyabaye icyo gihe usibye guca amarenga yabyo gusa. Abafaransa baje mu Rwanda bitwaje intwaro za kirimbuzi, izi kandi zimwe zikomeye cyane za karabutaka, bisa naho biteguye kurwana n'inkundura. Bari bitwaje indege z'intambara zirenga 30 zose, abasirikare kandi bakabaho 2500, kandi byari bizwi ko icyo gihe igihugu cyari gifitanye umubano mwiza cyane na leta yariho icyo gihe yarabiganjirije cyangwa se zarimo zica abatutsi uruhondogoro. Icyo gihe kuwa 22 Kamena umwaka wa 1994, Loni ibaswe n'Ubufaransa yafashe umwanzuro nomero 929 ubwemerereza kohereza ingabo zabwo mu Rwanda mu cyiswe Operation Turquoise. Yafatwa kandi nk'igamije ibikorwa by'ubufataka cyangwa se by'ubutabazi ku bari mu gace ndetse kandi bari mu kaga mu Rwanda. Ubufaransa kandi bunashaka gucyura abenegihugu babwo bari mu Rwanda mu gihe jenoside yakorwaga abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 yabaga icyo gihe. Bivugwa ko inkotanyi zafashe miri iz'Abafaransa. Byagenze gute? Ese wakibaza ni bangahe bafashwe icyo gihe? Ingabo z'Abafaransa zari zikambitse i Murambi mu cyiswe Zone Turquoise, aho kandi bavugaga ko baje gucungira umutekano abatutsi bitwaga, ariko siko byagenze, kuko abatutsi bake bari barakoretse cyangwa se bararoketse bagiye i Murambi, ariko bagashimutwa bakicwa n'intera hamwe, kandi Abafaransa ntacyo babikoragaho, bari kurebera gusa, ntacyo bigize babikoraho. Bivugwa kandi ko inkotanyi zimaze kubona ko ntacyo Abafaransa bari muri Zone Turquoise cyangwa se babakijije, ahubwo barimo bazita umurundi jenoside bayirebera, bakagenda bazica
umunsi ku munsi, ndavuga abo batutsi, zafashe umwanzuro wo kuzivana burundu mu birindiro byazo. Bivugwa kandi ko icyo gihe inkotanyi zateze ambushi ya rurangiza iz'abafaransa zikabafata miri ntawe urabutswe umunota ku munota cyangwa se muri ako kanya. Ibi byari kandi bibaye igitego ku nkotanyi, kuko ibyo byabaye ntawari ubizi kandi icyo cyari icyemezo cya kigabo. Icyo kandi zari gusaba Ubufaransa kirimo no kuva mu birindiro burundu cyane, cyangwa se gutangaza indi ngwate bwagombaga gukora, cyangwa se bwirinda kugaragara aho umugayo imbere y'abandi mahanga, kuko ibyo byose inkotanyi zakoraga zabikoraga zigamije kurinda umutekano w'Abanyarwanda ndetse n'abatutsi bicwaga icyo gihe. Ni igitero cuma Abafaransa na n'ubu ntabwo kizigera kibava mu mitwe na n'ubu. Kandi iyo bibaje Abafaransa icyo gihe bakubwira ko ingabo za FPR inkotanyi zari zikomeye, kuko zagendaga zirasa cyangwa se zifata uduce runaka mu buryo utamenya uko byagenze. Ibindi kandi twakubwira bizwi n'ubuhambare cyangwa se n'ingabo za FPR inkotanyi ndetse kandi n'ibyo zakoraga icyo gihe nabikubwira byumve. Inkotanyi zagiye zivugwaho ibindi bitero byuje ubwenge byo kubohora imbohe cyangwa se raids attacks, nk'urugero rwa operation ya gisirikare yabereye Sainte Famille mu mwaka wa 1994. Bivuga ko izi ngabo zasohoje abantu bagera ku 2,000. Izi ngabo kandi zakoze ikindi gitero cy'ubwenge zinyuze mu majyaruguru y'u Rwanda mu nce zo mu birunga, maze zisohoza imbohe zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri. Barimo kandi n'abasirikare barakomeye icyo gihe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ahari Paris Saint-Esprit i Goma, izi ngabo zasohoje mu buryo butangaje abantu bagera kuri 700 bose. Ambushi kandi izindi zagiye zivugwaho ni nk'iyi y'abanya Chad, bivuga ko baguwe gitumo mu bice by'aba Dorite ko mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo kandi byaravuzwe cyane ko zarambushi ikomeye cyane, bagakubita inshuro basubira iwabo muri Chad, ubudahindukira ngo barebe inyuma ngo niki cyabaye. Izindi ambushi zabaye kandi ingabo z'Abanyazimbabwe nazo ziri mu zahuye n'aka kaga gakomeye, ubwo ingabo kandi za FPR inkotanyi zarasiranaga n'ingabo za ADF birangira zifatiwe mpiri ahitwa Pweto, kandi aba bose bakarekurwa nyuma y'ibiganiro byatumaga haba ingurane mbere yo kurekurwa. Imfungwa kandi za gisirikare cyangwa se aboherereje izo ngabo bakiyemeza kwimura ibirindiro mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo budasubirwaho. Mu rwego kandi rwo kurinda umubano mwiza n'ibihugu izo mfungwa zikomokamo, ntibyababazaga cyangwa se ntibyabaga byemewe gutangaza ayo makuru, mu gihe akenshi ibihugu bya gisirikare cyangwa se byashanyiraga ubutegetsi runaka na RDF byasabwaga gukura ingabo zabo mu gihugu runaka cyangwa se mu gace runaka barwaniramo. Zikabikora kandi nta kunanizanya, kuko niko RPF inkotanyi yabaga ibyifuza. Hibukwe kandi ko amasezerano mpuzamahanga atemera kwica abasirikare bafatiwe ku rugamba, kuko byaba bigize icyaha cy'intambara igihugu runaka cyangwa umutwe wa gisirikare cyangwa se umuntu runaka ashobora kuryozwa ibyo yakoze. Uburyo kandi bwo gufata miri ingabo z'umwanzi runaka zigaragara ko uwabuguriyemo cyangwa se wabugiriyemo umugisha bakamuhira cyangwa se bikamuhira bumugirira umumaro, kuko aba asa n'uwafashe voha y'ubutegetsi runaka bw'umwanze bari bahanganye. Iki gitego kandi gituma imfungwa wafashe uzikuraho cyangwa se uzisabiraho ingurane runaka, icyatumye kandi icyatuma amahoro runaka agaruka cyangwa se icyatuma urekura imfungwa z'umwanzi aba yafashe. Utakaza kandi abantu be cyangwa se ibihano mpuzamahanga byose nabyo bikaba byagenda bikorwa umunsi ku munsi. Birashoboka kandi byaba bivugwa gusa atari ukuri,
ubyumva utese wowe tubwire. Nuko nguko inkotanyi cyangwa se RPF inkotanyi ikora cyangwa se FPR inkotanyi zikora, kuko zikora mu buryo bw'ibanga kandi n'ibihugu by'amahanga birizi, kuko iyo bihuye mu ntambara biravuga biti duhuye n'umugabo utarutwa tuzi. Nitwa Eric Nshimiyimana, ngayo mabanga akomeye cyane n'ibitero shuma ingabo z'Ubufaransa zitazibagirwa. Nibikunda komeza ukore subscribe, ukore share kubikanda tukugezaho bya buri munsi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda. Nayindi neguza naho